guys, kwa majina naitwa Justin Fire. Nadhani kwa wengi mnanijua. Ni mie ule wenu, narudi tena. Leo nimejitembezea North Carolina. So nazidi kuwaletea content tofauti. Ila ya leo hayo nimekutana na wasanii wa North Carolina. Kuna maswali machache ambayo nitawauliza. So wasanii wangu nadhani mnawaona hapa. Kwa lugha ya Kiswahili itasumbua kidogo. Nadhani watatumikisha lugha ya Kinyarwanda. So nadhani anaweza akawaambia jina lake na kazi gani ambayo anafanya na lengo gani ambayo anataka afikie kwa hii kazi ambayo anafanya. Amazina yanjye nitwa Wilshan, abakora injyana ya R&B. Ku basanzwe banzi bamenye cyane mu ndirimbo z'ibihinde, ariko naje man. So nadhani ni nabaza n'uyu nguyu nawe my friend. Nanjye ndumurasta ndumuniga, nanjye nkora injyana ya R&B, ndirimba nanabyina kama Chris Brown. So nadhani washawasikia wasanii ni hawa, majina yao haiko ndakuwavuza izina ryao. Bobo G Fly, one searching kuri YouTube channel Bobo G Fly. Poa. So nadhani nakubaza akabazo gatoya gusa. Yego nta kibazo. Ndikumva muri misi hari project tugiye gusohora, sinzi nimba izasohoka ryari, tuyitegureho gute? Ese irimo like indirimbo zingahe mu project ufite? Ndateganya kuzakora indirimbo nziza. Urebye bizafata hafi album, ariko nzabanza gusohora nkeya kugira ngo muri izo nkeya banze mpereze abafana banjye. Ni mu minsi iri imbere iyi sama yose ndi kubategurira ibintu byiza kandi nzabaryohereza nkuko nsanzwe mbikora. Nayo tuyitegure, ariko muyitegure kabisa, nzabaha kabisa. Poa. Ese mu music like umaze mu gihe kingana ute? Watangiye ryari kugeza ubu ngubu? Ko natangiye kumenya ubwenge ndirimbara. Urebye muri music, urebye 2012 nari ndi umuririmbyi muri korali, ariko ninjiyemo neza 2015. Nuko nyine nawe urabizi isi abasani n'ugutigita, yani rya kamba twaratinze kwambara, naho ubundi twahereye kera twihiringa bro. None si ukagira like muri music future yawe yufitemo, urebye neza ni giki uri kubara ejo hazaza? Ese bizagufasha muri yo ejo hazaza cyangwa? Njyewe nkuko umugabo witwa Tom Close yafunga imipaka y'u Rwanda agatuma umuziki mu Rwanda, twebwe urubyiruko, agatuma natwe twimenyamo ibyo bintu. Mfite intego yo kuba umuziki wacu hano muri North Carolina bakongomani bahatuye, abantu bo muri Afrika. Ndifuza ko umuziki wacu wazagera ahantu kure kuko Tom Close yifuje ko wagira kure, kandi bikaba byarabaye. Umuziki mu Rwanda ukaba warafashe, nanjye nifuza ko muri North Carolina hazaba ikintu gikomeye ku muziki w'abantu bavuye muri Afrika. Poa. Ese uyu mujama wanjye nawe, ese ngushaka ko ngubaza Igiswahili? Hapana, je na Igiswahili nzino. Twagerageza tukavugaho gatoya. Mbivuze wakumirwa bro. So nilitaka nijue kwanza vipi kuhusu project yako na music ambayo unapanga. Je, niaje project yangu? Hiyo kuvuga Igiswahili ariko urabizira ko nakizi. Some speak English. Bro. Project yanjye, buri wese agira intention. My intention is to become a superstar around the world, that, and tekereza buri wese nyine kuri iyi si ntabwo yaba hadafite intego, right? Ikintu nifuza kuri njyewe, nifuza ko umuntu wese ufite intego never give up. Never surrender. Wowe na project like ugiye kurekurira cyangwa urazifite kuri YouTube yawe, ese bagiye bakazishakisha bazibona izo ndirimbo zawe ufite? My project as soon as possible, ndakeka bizaba byatangiye kujya kuri my channel. Nabwiye ko ari Bobo G Fly, ariko urabizi nyine tumuri iminsi nibyo turimo, bigomba gushoboka vuba nkuko umuntu abifitemo intego.
atubirindire neza wenda Imana izabifasha turindira Imana, natwe Imana turayirinda tuyakire neza Yeah. no kuyipromotinga. Ewana zabatamo So, ese William kuko twavuze byinshi but bro, I no don't know- William. Byamazina nanjye nitwa Wilshan. Wilshan, bro, Wilshan. Yeah. Amamara. Twavuze ibintu byinshi but I don't know, sinzi nawe niba ufite YouTube, ese abantu bagushakira kuri internet yahe like Nibyo ahandi musanze mumbonera muri iyi minsi nzahinduramo gakeya, ariko ninjya guhindura nzabamenyesha kandi bizagenda neza. Ndakeka aho mwamboneraga, ariko amakuru nzayatanga mbere y'uko track zanjye zisohoka. uzangu nazani ndagira ese byose twavuze ndareba ko biri fresh kandi tukaba tubyakira neza. Ese muri music wenda abandi babyumva ko mukora music but nta kuntu mwatwereka kuri like sample ya music ufite acapella tukabyumvaho? Capella abafana banjye ntago nabura kubatamo. Wabatamo? Yelelema nzagukumakanu navuze usunikira inanga ili melodic ndabizuza yikunda inanga ili melodic. So thanks ewa ni indirimbo nziza kandi kabiryoshe cyane, ubwo turayirindiriye mu vitu yani mufuraha sana. So nadhani na ndugu yangu G-Fly nadhani wewe unaweza ukatupatia hata kapela ba fans wako wafurahi, hata mimi mwenyewe nijisikie niko happy. Baby urabizi umutima wanjye narawuguhaye kandi ngukunda cyane, nzakwitaho iteka. I will never hurt you, I will never leave you, I will stay by your side. Yo G-Fly. Oh mama so ndugu zangu, sio hii ya mwisho interview, kuna wasanii wengi na kila kitu niliwaambia nitawafikizia kila habari zote, ila msikienda waambia tu msisahau kuwa na subscribe na kushare kwa ndugu zetu wazidi kufuatilia information yote kila ambayo itakuwa tokea wafuatilie. So nadhani wa ndugu yangu, asante sana tena. Asante bro. Yeah man. Irashitutse.